yari umushire wanjye urumva twarakundanaga twari tumaranye amezi 6 dukundana rero naje gutungurwa n'ukuntu twakoze sexy abibwira bagenzi biwe aho nciye hose bakavuga ngo dore ngo wa musista ngo mu mezi 6 ariko bwari bwa mbere mu mezi 6 oya bwari bwa kabiri ese ko mwagiraga vuba cyane mu mezi 3 yari gahunda erega no umubiri urakururana umunsi wa mbere bijya kuba naragiye ngenda ngiye sasa hari ukuntu wenda umwe umubiri wanga ukamukontorora ariko icyo gihe twese byari byatunaniye kwikontorora buri wese ari kwireba ku ruhande rwiwe ya birangira bibaye gutyo inshuro ya mbere abantu babyarana n'abantu ntibabafashe rwose baba bakoze igikorwa cy'ubuka bakoze igikorwa cy'ubuka cyane muri uba warakoze ibintu mwishimanye mugakora sexy mukishima nyuma bikarangira Nizere ko mumeze neza cyane mu mudukurikirana muri mu bice bitandukanye hirya no hino twongera kuba ikaze mu biganiro bitandukanye bya Yawe TV welcome to the show nizere ko mumeze neza cyane mudukurikirana mu gitondo mu cyangwa se ku mugoroba bitewe n'ibyo uherereyemo ukurikiranye Yawe TV bazimutse ko tuvuga body max tutizera ko niba wifuza kugabanya ibiro kubyongera gukora imyitozo ngororamubiri ifite abasore n'abagwa imyitozo nziza cyane tutagirimo nziza cyane sauna ndi massage suni miporo abantu bikundira koga mutugane dore mu giporo susana cyiza Karonde winjiye muri hito ukati umunsi bwawe ugeze kuri body max fitira cyangwa se ukagamagana kuze kuri binari n'inama tukaguheza service bamubwiye haruguru bahikaze mu kiganiro mwarumize fresh meze neza amahoro yego namahoro akiyo musatsi mwero kumwirya ku bantu wagira oya hari igihe wumva akayaga katari guhita neza akayaga katari kwinjira neza ugahitamo nyine kongera kuwukoraho okay first one meze neza ariko meze neza cyane twayikaze kuri Yawe TV yego murakoze mu mafaranga yawe ukomeza kugenda uzamura gake gake niko bimeze ni menshi twagiye dore kudukweto twase tuzamukiye ko ni ijipo ni ikanzu ni akakanzu k'agashodazi n'agashanete tuvuga amafaranga bigereranyije se nakubwira karangahera ntabwo ari munsi ya 50 senkane zawe ubu zihagaze ariko hatari 50 se ubu hagiyemo ishakoshi na telefone ishakoshi y'ubwayo ni 2500 wagabaye 75 ishyiraho telefone nayo nayo tuvuze urongo mw'ijana riba ririmo ahangaha ubundi ijana ryo riranarenga agasaka karimo ijana riba ririmo tudashyizemo telefone tudashyizemo imyambaro tudashyizemo imyambaro ari isakoshi na fone gusa se rirarenga ko muhenze gusa barayawe cyangwa n'akagifu barayanjye burya ikintu utabasha kwiha ntuzategereze ko hari undi ukiguha abari benshi muri iki buryo hari dusiga tubahara ahubwo wowe bagukuye amenyo barakumaze hasigaje wirimba wese hari umuntu ugushyiramo pin ugiye kohereza umuntu mobile money hari umuntu ugushyiramo pin cyakora nanjye ndumva cyane bakubwira ngo emeza umubare w'ibanga hawari utekereza kwemeza cyangwa ukawureka ariko kariya kantu ka you have received kararyoha iyo urebye balance ukabona urashiriwe nibwo umenye ko karyoha mbese ubundi icyo kintu wenda icyo kigomba no kuzavaho ibintu byo kwanga umuntu yamukuye ibyo bintu ukuntu abantu baba bumva bidasobanutse rega nta muntu bakura nese hari uwo baba yagukuye mu mufuka se ni wowe ubwawe ku giti cyawe uyafata ukayamuha rero nta n'impamvu yo kuvuga ngo yagukuye ate kandi ari we wayamuhaye ari ikibazo ahubwo ujye uvuga ati namuhaye akagifuti ariko byo kuvuga ngo yankuye yagukuye ate okay meze neza kuba ikaze kuri Yawe TV watangiye kugira badukurikiranye nitwa Angelique ni hano Kimironko kwa Mushimire Angelique rinde uzayisenga ubwo nta Angelique warivuga ubundi wari yaye kaye kigali umuntu twa Angelique wabo ubwo ni kaye ni ka Ange B ngiki ni ka Ange B jya numva muduhina mukongeraho twa B na we nakawukunda mu twongeraho nje nitwa ubundi nkunda gukoresha tu munatwo twa B na twa kina twa ubundi ngiye
okay nkunda umuntu usanisha n'izina ryanjye ka marayika nyine ko marayika ya marayika Jerebye nko muri miriwa nawe ubona uri marayika bitewe n'ibyo kuri njyewe mbona yego ntabwo ndi marayika ariko mu buzima busanzwe ese marayika ni umuntu umeze gute marayika ni abantu tujya twumva bavuga ngo batuyoboreye iki n'ibiki ariko ya marayika ubundi agira ngo n'umuntu uba ufite imico myiza ya ubundi kuba witwa Angel cyangwa wenda Angelique ni ukuba ujya kugira wenda ujya kugira imyifatire ese nabanga ishusho imyifatire yawe ijya gusa niyo mpamvu rero burya ababyeyi bareba kure hari igihe bakubyara muri cya cyumweru cyo kwita umwana baba baramaze kukunyuzamo ijisho bati uyu mwana ntajya arira ni marayika neza ariko iyo uri wa mwana ukunda kurira nyine nawe urabyumva hafi aho izina rihita riza ryihuse ntabwo waza uri marayika kandi uhora urira fresh sana yitwa Angelique Angelique ariko yigeze hari umutipe wari mufite wahamagaye kuri telefone murashwana iyo story abantu niba bayibuka neza ni kiganiro twakoze cy'umusore ari kumwe n'undi musore birangira uwo musore amubwiye ukuntu uhamagaye amubwira ukuntu ngo mwaryamanye akagenda bivuga ukuri ni ukuhe uwo musore yari navuga ko ari nk'umusheri wanjye yari umusheri wanjye urumva twarakundanaga twari tumaranye amezi 6 dukundana rero naje gutungurwa n'ukuntu twakoze sexy abibwira bagenzi biwe aho nciye hose bakavuga ngo dore ngo wa musista ngo baryamanye na runaka ngo bagakora sexy ngo ariko ngo ameze neza ngo nyine numva birambabaje tababaye kubera iki twakoranye sexy akagenda bivuga hanze hose bana ndanamuhamagara numva umujinya wamfashe cyane ubwo wamuhamagaye usanga turi mu kiganiro ubwo ntabwo wamuteje mugenzi we watumye badabashwana oya nibashaka bazanashwana nyese ko yatumye njya hanze ese ubwo wundi wamugiriye oya none se reka nkubwire ibanga nawe ubwe ryamunaniye kurihisha yumvaga ko waribwiye ari buri bike ariko mugarere ikintu cyo kibaho ugasanga umuntu ubundi banga bari iryawe ibyo kubwira ngo ntuzabivuge ibintu ugiye kubwira ntuzabivuge wowe kubimbwiye njyewe ku ruhare rwanjye nyine byarambabaje urumva ibanga we ryamunaniye kuribika kandi wenda n'uwo yarabibwiye ntabwo yari kuribika ariko nk'umuntu utekereza ntabwo yagakwiriye kuba yaravuze biriya uwo yarabibwiye ariko bimwe muzi yarabibwiye yari bagenzi be ariko nawe yari afite abandi bagenzi be ni gutyo ubundi byagiye bikora urusheni urabona hari ukuntu umena amazi akishakira inzira ugasanga amwe yaciye ahandi yaciye niko rero nabyo byagenze yarabimubwiye uwabimubwiye yari sheri wanjye uwabimubwiye yari sheri wanjye uwo wabimbwiye rero yari inshuti sasa rero aba bandi babimbwiraga aho nciye babivuga biyamira urumva bari abagenzi baba mu mezi 6 ariko bwari ubwa mbere mu mezi 6 oya bwari ubwa kabiri ese ko mwagiraga vuba cyane mu mezi 3 yari gahunda erega ni umubiri urakururana umubiri ariko umubiri ugutegeka reka nkubwize ukuri hari aho ugera ugategeka umubiri wawe hari naho ugera noneho ukagutegeka hari igihe umubiri ujya ugutegeka mwese ko hari igihe umubiri nk'ubu nkatwe bakobwa hari igihe kigera tukawutegeka hari n'igihe kigera natwe ukadutegeka iyo urwaye ugize gute uwutegeka kuri wowe uwutegeka muri ya minsi yo kuvuga ati iki sinshaka kugikora sa ukawutegeka ushobora kuwutinamura kimwe nuko noneho ushobora kuwutegeka ukabyanga ubwo urabwo ati ndashaka gukora imibonano mpuzabitsina hari igihe wifata none se kiragiye ko nari narifashe nari maze igihe kinini cyane ariko na pofose mu mezi 6 guhitana n'umutipe uriya mutipe yaranyimije mu mezi 6 twari tumeranye izo ni defo abasore bakora kugira ntago navuga ngo ni defo kuko nawe ntago nari mbimuzi yuko yanabivuga ariko ku rundi ruhare ntago yambereye umuntu mwiza ntago yambereye umuntu mwiza ntago yagakwiriye kuba yarabivuze ntago yagakwiriye kuba yarantaranze hanze none akanshyira hanze icyo gihe ntabwo murongera kubonana kuva icyo gihe ntabwo turongera kubonana mba numva ntifuza no kumubona kubera iki
kuri je navuze abantu bakundanaga byanyabyo je ni ibintu ngenda reka nkubwize ukuri birababaza cyane byibuze nunakundana n'umuntu wenda niyo byaba ari byiza ariko ibyo bintu ntabwo ari ibintu bikwiriye kuvugirwa hanze ni ibintu by'amabanga yanyu nk'uko nari muzi nawe kandi akabanzi buriyo kiriya gihanga ari ikintu gikomeye cyane kuba umuntu yakwiyereka ubundi njye mfeka n'abantu umuntu ashobora kukubona wese akakubona nawe ukamubona warangiza ukamutesha agaciro biriya bintu ntabwo ari byiza kumutesha kwa kundi uryamana n'umuntu abonye ubwambure bwawe nawe arakubonye shati nyuma gufashe nk'umuntu uri aho ngaho gusa uri aho nyine nka mayibobo yigendera biriya ntabwo mbikunda mba numva ahubwo buriya kiriya buri igihango gikomeye cyane muba mugiranye kuba umuzi nawe akuzi rero niyo mpamvu mwagakwiriye no kuba mugirana byibuze n'ibanga rero yambereye mafene kabisa mafene ariko gusa bihuza gute nuko nabavuga ko iyo akenshi umaze kuryamana n'umuntu kumva bisebeze gatotse okay hari aho bihita birangira mbiha amahirwe makeya okay hari aho birangira bitewe n'icyo gushaka hari naho bitarangira njye impamvu numva ntifuza no kumubona nuko ntabangagira kuko ntabwo yakabaye ari sheri wanjye urangiza ajye kwirirwa avuga ibyo ngibyo ku bantu ku gasozi gutyo abantu bose oya twebwe tugira yego niyo ase wowe waba uri umukobwa bajya kuvuga ngo uriya musore ngo turakundana ngo yarandongoye oya ntabwo bijya bibaho twebwe nyine umubwira ko agukunda agaha amakeya ibiki n'ibiki nta kintu ujya umuburana aho ntiwajya kuvuga ngo twararyamanye erega n'abakobwa nabo bagira umuntu wenda ushobora iyo bivuze muri groupe gutyo baraguseka niyo mpamvu rero twebwe tudatinda n'utwo ngutwo nyine two kufasha yanguriye agashanete wenda n'urugero uziko yampaye gift ya telefone ariko mwebwe umva bana yanjye oya ntabwo ari ugukura ntabwo ari ugukura none se hari aba yagukuye mu mufuka wayamuhaye akajya yabwira ngo mwegetse inda imana ziko mwegetse inda yanyereje 200 kujya kwikuramo umva nyine ibyo bikora babandi baba baragenze cyane umuntu utaragenze ntabwo ubwo bushakora ajya kugenda bwo no kuvuga ba muntu uba warariye ubuzima cyane niko navuga uba warahuye n'abantu benshi nyine aba yarakigiswe na benshi namenye wowe tunyaseka niba rero babikoresha bibaho nyine ese ntushobora kubukundana n'abahungu nk'icumi bose kandi ukabakunda icyarimwe oya njyewe ntabwo nkunda gufata abenshi mwakundanye ni bangahe abenshi twakundanye icyarimwe ntabwo nigeze nkundana icyarimwe njyewe impamvu ntakunda iyo defo ntabwo nabona umwanya wo kumwita ubwo rero noneho nkundanye na babiri se ntabwo nabibonera umwanya kandi ukunda n'umuntu ushaka kumwita okay mba nshaka umuntu niba dukundane mubaze mu gitondo waramutse ute wiriwe gute ese ubwo ninkundana n'abantu nk'icumi ubwo izo message ubwo n'abantu message zo gusunikira abantu 10 ngo waramutse ute kareka none bibaze umwe araguhamagaye wenda n'urugero umwe araguhamagaye undi nawe araguhamagaye byose byavamo reka niyo mpamvu rero ngiye ntago njya nitera ntago mashaka ibintu binera stress ngo niyo mpamvu nkunana n'umuntu umwe twarangizanye nyine tukarangizanya agacaho nanjye nkafata ubuzima bwanjye nkazongera gusubukura urukundo nyuma nabonye undi ubwo nawe byakwanga bikanga ariko se wenda reka tugaruke ku kintu wenda kiri mu rubyiruko twakundanye n'umuntu amezi 6 gusa maze kuryamana kabiri ubwo ibyo ngibyo byo bitangiye ishusho wenda kuba yarabivuze ni ikintu umuntu atashima wabwo wamugana imbere kuteye kuri icyo kintu kuba yarabivuze abantu wenda bashobora kuba baryamana n'umuntu bakagenda bivuga agira ubutumwa bagenera rega kuba yarabivuze byatanze isura mbi kuri njyewe kandi no kuri we rega yaranisebeje ari nawe bazamufeka ari nanjye nta gaciro yampaye niyo mpamvu numva ntanifuza no kumubona mu maso yanjye okay none kitwe kuri abo type kumva ngo ukunanye n'umuntu amezi 3 maze kuryamana kabiri wagiye umenya ko dufite umubiri
mubiri hari igihe reka nkubwize ukuri hari igihe ujya gusura umuntu ubuse ntabwo mushobora kuba mukundana akakubwira ngo ararwaye kandi atarwaye ahubwo we bitewe n'ukuntu mukunda haba harimo kuri hagati y'urukundo rwanyu we nyine bitewe n'ukuntu agushaka ariga abasore ndabizi yavuga ngo wenda umugore ashobora kwihangana gutya na gutya akihangana ukwezi kugashira amezi 2 bose musore abantu batajya bihangana biragoye kwihangana k'umugore siko kwihangana k'umugabo twarimo tuvuga ngo ubwo mu mezi 6 rero twabonanye maka reka tubihuze nyine n'abandi bavuga bati wenda urumva abandi bavuga bati urukundo rw'iyi minsi ntabwo rukibaho ubwo nuko ni inyungu runaka umuntu abagamije mu wundi niyo ukunda n'umuntu umeze nk'angahe mukamuryango mu kare urukundo rw'ubu ni ukugira ngo mwiryamanire gusa nta kindi nta zindi ntego ziba ziri oya hari igihe munakundana mugakora n'iyo sexy kandi nyuma yo mukabana ntabwo bihira bose kimwe nuko ntabwo nshishikarije bagenzi banjye kuzabikora ariko hari n'abo bihira bakabikora kandi bakanabana cyangwa se akanagutera inda kandi akagutwara hari n'igihe ashobora no kugutera inda kandi ntagutware kugira ngo umuntu agutera inda agutware biba bifite percentage biba abari wa muntu nyine ubirimo neza gutya ubirimo neza we yumva hamenya nawe ko afite gahunda yo kubaka ariko ari wa wundi ukiryoshya rwose ntabwo byavamo pe mbese inkundo z'ubu ngubu si ukuryoshya gusa nkurikije ukuntu mbona inkundo z'iki gihe rero ni danje yakunda gukoresha ngo ni danje inkundo z'iki gihe umusore afite nk'abakobwa nk'ijana abwira ko akunda n'abakobwa kandi nabo ni uko yakunda kuganira n'abashuti banjye ugasanga afite nk'abahungu nka 5 kandi bose bamubwira ko bamukunda kandi bose ugasanga bemera ko bazabana ariko buriya abakobwa nanone ikindi kintu abafite muri abo basore nka 5 abafitemo umwe w'ingenzi bibaho bafitemo 5 ariko bafitemo umwe w'ingenzi wanda uvuga uti utwana abana uyitwana abana bitewe n'imico ye uyitwana abana ariko nawe kuri we ntabwo uzi icyo abatekereza kuri we ushobora kuvuga ati nyewe uyu nguyu ntari kuri level yanjye noneho hari ibintu basore mwiharaje byo kuvuga uyu ntabwo ari ku rwego rwanjye n'abasore nabyo bajya babivuga ngo uyu ntabwo ari kuri level yanjye akagutwika nk'inda yamara kugutwika inda wabyara agahita abona ko utari kuri level yiwe aho ni wenda iyo ni indi ngingo yindi nayo yazazamo nyuma ariko twibaze ngo wa muntu yaguteye inda bigira ingaruka zihe ku bana igihe umuntu aguteye inda nagushaka ukazashaka n'undi mugabo wa mwana bigira n'izihe ngaruka ubundi yego bigira ingaruka ku mwana biramwafekta cyane nyine umwana akabaho ariko iyo aba akubereye nk'umuntu w'imfura akafata umwana wese nk'uwe nk'uko bajya babivuga ngo fata umwana wese nk'uwawe umwana agera nyine akishima akumva ko wenda kuba atari papa wiwe hari aho bigera bikamwafekta ariko noneho bitewe n'urukundo umwereka nk'umubyeyi wemeye kubana nawe ukamurera ukamukuza ukamurihirira amashuri afite no kugukunda kurenza uko yakunda umubyeyi hari ukuntu bibaho ngo ushobora gukundana n'umukobwa utajya umusaba ko muryamana akaba yabikuziza ntabwo abisaba twese ko twambaye umubiri nka numva n'umusore nta kintu ajya yibwira ibyo bintu ushobora kubiranganyiriza umuntu mukundana uwo musore numubona uzamume uwo musore numubona uzamume utazansaba imibonano pe ni ukuri reka nkubwire uba wigeze ahangaha uwo uzabona atazansaba sex uzamume biragoye ariko ahanini nyine hari igihe babivuga kereka afite ikibazo cy'uburwayi kereka afite ikibazo cy'uburwayi ariko mukundana amezi ya mbere akakwereka ko nta kibazo nta n'ibyo akeneye mu kwezi kwa kabiri akakwereka ko karagiteri yiwe ntabyo akeneye kwa gatatu nyine akakwereka ko ukunze cyane muzana abana aho ngaho uba wagurumanye wagurumanye ku buryo umva noneho umubura noneho ukumva wasaze uba utangiye kumva nyine umukunze kuko
kubona umuntu nk'uwo nguwo kwihanganira ukwezi kwa mbere kwa kabiri kwa gatatu no njya kubikorana nawe ntago twabonanye ngo ahita abikora harabanjemo hacamo nk'igihe hacamo nk'amezi 3 tutarabikora urumva kwa gatatu kujya kurangira mu mpera zo kwa kabiri isi waramusuraga mu mpera waramusuraga muri namusuraga ntagire ikiba tukicara tukaganira tugatera story tukirebera filime nyine ntagire ikiba ariko abasore mugira sabaneye mugira ati wowe kabisa mu kwezi kwa kangahe abamaze kubona ko gufatisha mu kwezi kwa mbere iyo akweretse ko ntabyo yitayeho nawe utangira kuvuga ati wa musore n'umwana mwiza kwa kabiri nabwo kavuga ati kweri njya kumusura nkataha nta kintu ambaje no kumusura ubishaka oya hari n'igihe ufite no kugenda wabigambira ukavuga ati ibyo ari byo byose ngiye gusura ese ugiye gusura umuntu si musaza wawe si wenda sinamubyara wawe si n'uwo muri famille yanyu ubuze kugenda nta yindi sano mufitanye ugiye kumusuramo ibiki rero ubizi neza njyewe ndabyemera cyane ugiye kumusura ubizi uri umukobwa ubiwanyu cyangwa se wenda uranikodeshereza benshi babana bano ku ishuri wenda n'urugero bitewe n'ubuzima buri wese afite ubuzima bwiwe akigodeshereza uvuye muri geta yawe cyangwa se uvuye iwanyu ufashe moto ugiye gusura umusore si musaza wawe si mubyara wawe si anko wawe ubuzi ko icyaba cyose regura kirengera nanjye rero navaga mu rugo gutyo nzi ko bishobora kuba cyangwa se nzi ko bishobora kuba wenda nkagira uko mbigenza nkabikansaringa bitewe n'igihe ndimo byari bimeze ubwo rero urumva naragiye noneho ngenda ngiye ubu umunsi wa mbere bijya kuba naragiye ngenda ngiye sasa hari ukuntu wenda umwe umubiri wanga ukamukontorora ariko icyo gihe twese byari byatunaniye kwikontorora buri wese ari kwireba ku ruhande rwiwe birangira bibaye gutyo inshuro ya mbere ya kabiri naho subirayo ntitwagira icyo dukora arihangana nabwo bwa gatatu tukajya tunahura rwose nkabona ni ibintu bisanzwe biri aho bwa kabiri nanone birongera biraba ku mezi 6 ari nabwo byarangije umutipa naranze bigiye hanze ngiye nkundana nawe nari mfite intego yuko nge nawe urukundo rwanjye nawe ruzakomeza rugakomeza tukazageraho tukabana urukundo rukabyara nyine urukundo ruhamye cyane ariko kuba yarashyize hanze akanaranga ntabwo twakomezanye ariko umuntu akaza ngo wenda umuntu mwakundanaga bya nyabyo wenda iyo ni impamvu wasabye imbabazi se ntabwo bamubabarira imbabazi njyewe ntabwo reka nkubwire mfite kumubabarira ariko ntidukomezanye njyewe namubabarira ariko ntabwo twakomezanye ariko njyewe ntabwo ku bwanjye ntabwo nifuza no guhura nawe byewe nuko nanafashe nimero yiwe nkanayisiba nimero yiwe narayiborotse ndanayisiba sinumva nifuza kuba nahura nawe ubu se aramutse yaraguteye nk'inda yibukaga kwikingira nanda yanteye ntayo pe ntayo biramutse bibaye nk'umuntu mugashwana kwaza nyuma yo kumushwanya ariko azasanga yaraguteye abigifatamo gute yaranteye inda we ntanda yanteye kuri we ntanda yanteye kuko na nyuma yaho naje kujya muri regre bisanzwe ntanda yanteye wenda muri iyo minsi twabonanye ashobora kuba atari cyo gihe cyanjye cyo gutwitara ko Imana ikora ibintu bizi abantu bakundana baba bakwiye kwitwararika cyane bakamenya inshuti bari kumwe nazo ubundi nta n'impamvu yo kwizera abantu kwizera inshuti muri kumwe umubwire buri kimwe cyawe cyose umubwire amabanga yawe yose ntabwo ari byiza rero inama nabagira niba ukundanye n'umuntu ukamubonaho defo cyangwa se wenda ukamubonaho ubwiza bwe yego wenda ushobora kumubonaho ubwiza bwe wenda ukavuga ati ateye neza ni mwiza ibyo kubibwira abantu ntacyo bitwaye ariko noneho hari ibindi bintu udashobora kuvugira hanze hari ibintu byo kutavugwa by'ibanga bivugirwa mu rubohero
wowe ndumva ubizi niba ndi umuntu mukuru cyane wenda tugana ku musozi ngo tukureke hari akantu wenda tugiye kuvugaho gakeya ugeze gukomozaho kinda ukuntu umuntu ushobora gutera akagushaka cyangwa se nagushaka byose biba bishoboka ariko reka twigire kuko wenda yagutera inda nagushaka zimwe mu mpamvu ushobora gutuma uryamana n'umuntu nyuma akazakwihakana igihe wamubwiye ngo waneye akaguhakanira mu mpamvu ashobora kugutera inda akakwihakana icya mbere kukwihakana kwiwe urumva aba ari ibibazo mwembi babiri muba mwarizaniye nta nubwo ari na ngombwa ubundi ntabwo yagakwiriye kuba yakwihakana afite kukubwira impamvu nawe ubwawe ukayumva ko ari impamvu ifatika ariko ntabwo yagakwiriye kukwihakana hari impamvu ashobora kugutera inda akakwihakana afite kuba mwarakoze sexy bitewe n'ukuntu yari yimereye n'umubiri wiwe nawe umeze we akaba atarateguye ko hashobora kuvamo umwana icyo ni icyambere ku muntu rero udashobora kubyakira vuba ko muri iyo mibonano mukoze hashobora kuvamo umwana kuko ihakana biri vuba cyane biba byoroshye kuko kuri we purani ziwe ntago haba harimo gahunda yo kuzamo umwana niyo mpamvu usanga abakobwa benshi nyine kuri we aba yumva ko purani yiwe nta mwana aba ari ukwikiza nyine ububabare yari afite ikindi umubiri nyine uba wanze we kuri we ntabwo aba ateganya ko hashobora kuvamo umwana aba ateganya ko nyine irari rye rishize kumubwira rero ngo uratwite uba umwongereye ibindi bibazo ntabwo aba yiteguye kubyakira ikindi cya kabiri afite kuba nta bushobozi afite abona ko gahunda ziwe nta bushobozi afite bwo guhita iyo kuba yahita yiyakira ko abaye umupapa cyangwa se ageze mu rwego noneho rwo gushaka bitewe n'ubushobozi afite akakwihakana ariko ingaruka aho ngaho agahita atangira yaziza ku mukobwa cyane ahita atangira kukubwira ati oya ndasi yanjye we yanze kukubwira ko nta mafaranga afite ntawe afite uko ahagaze wenda hari ukuntu abasore bajya biyemera akakwereka ko arenze ariko udufaranga iki n'iki nyine akajya ubona yiyatsa ariko nyamara mu mufuka nta kigenda n'akazi wenda kukabona ari danje nakubwiza ukuri noneho ahubwo ntanakubwire ko ariyo mpamvu itumye mutabana wenda akakubwira ati mu bushobozi bwanjye bukeya wenda no mu kiyede cyanjye nkora nzajya nkufasha nkurikije uko nshoboye buriya abasore bose bagiye babyemera gutyo ntabwo havamo ikibazo wowe mukobwa ushobora guhura n'ibibazo ariko ukabyakira kuko yakubwije ukuri ariko nakubwira ati reka indasi yanjye ni hahandi nyine usanga ari imiguruko ingaruka zose ziza hehe ku mukobwa kurera n'ingaruka zose ariho ziza nyine nanjye nibyo nkubwira ari ukuntu biba mutabiteguye buriya reka nkubwire nta mukobwa wemera ubu uramutse umubwiye ngo aka kanya ngiye kugutera inda ndakurahiye ubanza yahita nabiva ubanza yahita nakwanga umubwiye ngo ugiye kumutera inda ako kanya ariko kandi arimo abigambirira nyine ku musore we aba yabigambiriye nuko babigambira ko tipe nzamura oya nta mukobwa ugambirira ko bamutera umukobwa ugambirira ko bamutera inda aba ari wa wundi uvuga ati ngewe sinzashaka ngiye gushaka umuntu wenda untera inda nzirerera umwana wanjye bishobora kubaho bitewe ntabwo nzashaka umugabo ariko umukobwa utabigambiriye ndakurahiye niba wamubwira ngo ugiye kumutera inda uwo munsi na nimero yawe yahita ayisiba inda na sida nayo iratinyitse ariko nanone n'inda n'ikindi noneho iyo ugize ibyago akagutera inda akagutera na sida aba ari ibindi uhiye nabi mbese ingaruka nyinshi ko ziza ku mukobwa yaziza ku mukobwa nyine none se umuhungu aratwita umuhungu ntatwita wagorwa no gutera inda ubundi yego nawe muvunikaho gakeya nyine barukuntu oya nuba muvuga ngo muravunika ngo gutera inda si imizi kereka nidukora change tukagurana ariko
impamvu nkubwira nyine ngo umukobwa ingaruka zose ziza ku mukobwa niwe uzamenya ubuzima bw'umwana niwe uzamenya ko umwana abayeho niwe uzatwita niwe uzabyara izo ni ingaruka zose rero ziza zikagera gute zigahurira kuri wa mukobwa ingaruka nyine tubonye ko ari nyinshi uza kubyara wenda ukajya mu nshingano zo kuba umubyeyi kandi nyamara utari we kuki mutabyitwararika se babyitwararika nyine kubyitwararika rega nta kundi kujya muri iyo mudu yego kuyijyamo n'umubiri wagufutse ariko none se ntihari ukuntu ushobora no gukundana n'umuhungu mukishingira wenda n'urugero mukishingira mukanabana nyuma akaguta mu nzu ibyo bijya bibaho akaguta rwose pe akaguta mu nzu y'inkodeshanyo erega nawe hari igihe ababona nta yandi mahitamo nese umuhungu yakubwira ngo ngiye kuguta akora plani yabona uburyo abayeho n'ukuntu ari gukonsoma amafaranga yaragenaga muri kantine akarya igihe rindaza akanywa n'icyayi cya mukara agataha akaryama yareba ibyo bibiri ari gusiga cyangwa icyo gihumbi cya buri munsi akavuga ati reka ibi bintu ku munsi nakoreshaga 300 ibintu si ibimenyereye ubwo rero akavuga ati ngewe mfashe umwanzuro n'ibyo mu nzu nashaka azabigumane njye ndigendeye ariko uwo musore usiga umuntu babana mu nzu ngo barabata cyane wenda ariko ntekereza ko ngo wenda baba barabanye ari umukobwa wabigezemo uruhare uyu nyine bafosinze ngo babane oya ntabwo ari ugufosinga erega abahungu bashobora no kubite hari ukuntu ububutse nyine uba wabuze umuntu ukugira inama ugahita ububuka ko ati ngewe ndumva nshaka ko tubana kandi ubwo nawe ubibwiye umukobwa nawe ugukunze igihe wateye umuntu oya icyo gihe ushobora no kubimubwira utaramutera inda ati ngewe ndumva nifuza ko tubana sheri ndagukunda ibiki n'ibiki bitewe n'ukuntu umukobwa nawe agukunda noneho watekereza kuri icyo gitekerezo avuze cyo kubana ebana kumva ibintu ni mahwe atari wabona ukubwira ngo ngwino nsure muri ghetto akumva ko kuko umukunda urukundo buriya wamungane ni impumyi yavuga ngo urukundo ni impumyi urukundo amafaranga se n'amashuri urukundo ngo rwari impumyi noneho yakureba ukuntu uri kumubwira ngo tubane akavuga ati umusore n'uyu akaza mu kabana nyamara wowe ufashe icyemezo nta n'umuntu wenda wakugiriye inama y'urugo ukuntu bigenda n'ibiki byose niyo mpamvu usanga abantu benshi bakunda kujya kubana bagiye gukora ubukwe ugasanga bari mu manama ugasanga bari nyine bari mu tuntu tw'utugurupe kugira ngo babahugure ugasanga uri guhura n'abantu bakuze kugira ngo bakugire inama y'ukuntu ngo zubakwa nyine ubwo kugusurasurana rero niko guteza ibibazo ugasanga wenda n'abantu kugusurasurana rero cyangwa se barabanye ujya kumureba niko gutera ibibazo hagati yanyu akaba yanagutera n'inda akaba yanagutera n'iyo sida ariko iyo umuntu aguteye inda akagushaka biba bimeze bite iyo umuntu aguteye inda akagushaka biba ari byiza cyane mbese tuvuge inda biba ari byiza nta n'icyo wabinganya burya umuntu ugufata akagutera inda ukamubyarira nyuma umwana akiri muto agafata icyemezo cyo kugushaka uwo muntu rwose ujya umwubaha pe ujya unamukunda kuko cyangwa se akagutera inda akagutwara utwite ndi nkabo nazajya mbaheka nazamuhe byose nibisebesha kubona umwana nyameza umuntu agahita abyara mbabarira ntago bisebesha none se ko aho kugira ngo ubyarire iwanyu aho kugira ngo ubyarire mu mukozi ubukwe yashira igihe gito mu gahita erega nta kintu biba bitwaye none se ko waguteye inda bari bugutwaye ugira ngo ni ikihe gisebo kiba kirimo ahubwo wenda bibaye ngombwa njye mbabona reka nk'uwe story hari umusista wo mu famille wo muri famille yacu urumva twari turi mu kigero kimwe ariko njye nari ntwite ntazi ko batwite igihe cyo kujya kumusohora mu nzu kwa kundi basohora umugeni mu nzu baje gusaba no gukwa kandi ubwo yari afite inda y'amezi 6 nanjye mfite inda y'amezi 6 mbona umusista arariza ariko nari ntaramenya ko atwite kubera ukuntu yanganaga n'ukuntu abyibushye mbona umusista arariza mbona bari gusohora mu nzu bamukubita hasi umuntu ari kwangira iki kugenda ko nanduta ashize amezi angahe 8 cyo kubona ngo yabyaye hase wa muntu burya yirizaga anatwite inda nkuru urumva rero ebana biba byahuriyemo ko iki gihugu kibaba baraburi kugira ngo mfite umwana w'imyaka 7
imyaka 7 ariko wabyara mutoya mfite imyaka 7 icyo gihe nari mfite 17 wabyara 17 wowe se umwabyara yaragufasha uwo twabyaranye nyine ntago mfasha ni nkuko kose mbira aho ngaho aba yakora ariko urumva nyine ahubwo wa mugani bihuye nibyo twarimo tuvugaho urumva nabyo birasa nibihuye urumva wa mugani niba nuwo ngo mwabyaranye atagufasha ahubwo bihuye na bimwe twavugaga abantu wenda babyarana n'abantu bikarangira batakibafasha cyangwa bihakanye uno we utumwa wakwiye kugenerwa abantu babyarana n'abantu ntibabafashe rwose baba bakoze igikorwa cy'ubuka cy'ubuga cyane muri uba warakoze ibintu mwishimanye mugakora sex mukishima nyuma bikarangira ingaruka mwembi muba mwarazifatanyije nta mpamvu yo kumwihakana rero niyo mpamvu ingaruka zose ukwiriye kumufasha mu bushobozi bwawe bukeya ukamuba hafi mu bushobozi n'icyo gihumbire kiba gishimishije aho kugira ngo mutererane ntabwo icy'ingenzi yaba ari umutima niyo mpamvu mukeneye umutima mwiza ubundi niyo yaguterera icyo gihumbi akakubwira ati niko ubushobozi bwawe ntabwo aba ameze nka wa wundi wagiye gutyo gusa akanakubwira ati reka ntuzigere unampamagara akanakuboroka kuri telefone akanakuboroka tuvuge wenda umuntu turimo turagana ku musozo numva ari akantu ka nyuma tugiye kuvugaho tugahita dusoza iyo umuntu aguteye inda wenda umushyize kuri pressure bwa sinazabyarira mu rugo babifata gute na gute wanshatse karangira umusore agushatse kuri iyo pressure ibyo bigireze ingaruka bikarangira umusore agushatse kuri iyo pressure kereka iyo ugereyeyo ukamubera umwana mubi iyo ugezeyo ukamubera umwana mubi cyangwa se wakakubera umwana mubi icyizere mwahanye umwe agatatira igihango mwagiranye nyine usanga ari ibibazo ugasanga ugatangira ukabona mubayeho nabi mu buzima bubi ariko mu bukene bwanyu mu bushobozi bwanyu mubashije gushyira hamwe mukumvikana rega icyambere ni ubwumvikane mukumvikana nta kibananira kandi buriya iyo mukundana mwumvikana mwese mushyira hamwe nta kibananira namwe murakoze abantu bose badukurikiye ndabashimiye murakoze cyane mwakoze cyane kurikirana yawe TV reka dusubire mu biganiro byacu bitaha amahoro y'Imana bane namwe